muri isi isi cyane bizarangwayo tuzaririmba haleluya iteka muri paradiso y'Imana indwara n'akaga byo muri isi isi cyane bizarangwayo tuzaririmba haleluya iteka muri paradiso y'Imana. ntacyo twabinganya. ntacyo. Sinzi niba namwe ariko ni ngombwa kuko twese tuvoma hamwe. Abana b'Imana buriya tunywa amazi y'isoko imwe, nta ntugunda, nta mpagarara, sibyo? Nta ndishyi. Niko umuhanzi yavuze ngo nta ndishyi, nta nduru, nta ndishyi, nta nda y'umujinya. Mu itorero ry'Imana abantu bahekenya amenyo, Bertie, abantu bahekenya amenyo. Mu itorero ry'Imana abantu bamera nka dendo. Dendo murayizi? Ibingana urwara ariko ingeso muri gutegeka kwa kabiri 32 haravuga ngo icyo gitare imico yacyo iratangaje. Ubanza ari 32 kangahe mu gutegeka kwa kabiri mirongo 32 murongo wa 4 icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose nizo gukiranuka, ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera. Mu Bakorinto ba mbere, dusubira mu Bakorinto ba mbere 10 umurongo wa 4. kuko intwaro z'intambara yacu. Bakorinto ba mbere, Bakorinto ba mbere cyane usomye ba kabiri, ni aba mbere 10 umurongo wa 4. kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi icyo gitare cyari Kristo. Amen. Kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, sibyo? Igitare cy'umwuka cyabakurikiraga, cya mbere nuko murumva ari ukubakurikirana kigira ngo kibahemukire, aya ni ukubaherekeza, sibyo se? Kandi ni ukuvuga ko ari igitare kigenda kikagendana n'abana b'Imana kugira ngo batagwa isari, bakagwa umwuma. Icyo gitare cy'umwuka ngo yari Kristo. Ni amen, turabyizera. None mu gutegeka kwa kabiri 32 umurongo wa 4 haravuze ngo icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose. Murumva ko atari ibuye risanzwe, turakibona icyo gitare ni Imana. Ese umurimo wayo uratunganye no hagati yacu no muri twe, nta na gato kabamikosa, cyane cyane ku bijyanye n'ijambo ry'Imana
bijyanye n'umurimo w'imbere mu mutima, ku bijyanye n'ikirere cy'umwuka, ku bijyanye n'ubuntu bw'Imana itugirira, ku bijyanye n'urugendo turimo. Icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose. Si umuntu wuhiye Isirayeli, si umuntu wababereye isoko, si Mose. Isoko iri mu mwami wacu. Ibyo biri muri Yohane 7 kugira ngo n'umurongo wa 39 ngo uhereye none umunsi mukuru wa Pasika wegereje. Yesu avuga ijwi riranguruye, aravuga ngo uhereye none unyizera wese nk'uko ibyanditswe bivuga, isoko y'amazi y'ubugingo izadudubiza muri we. Niwe gitare cyatumenewe i Kalvari. Icyo nshimira Imana nuko nuba icyo gitare kiracyari kumwe n'abizera. Uko cyaherekeje Isirayeli niko natwe tugiherekeza. Branamu siwe gitare, Petero siwe gitare, Paulo siwe gitare, Yohana siwe gitare, abavuga butumwa siwe gitare. Igitare n'uwabambwe, akaba ari we tunywaho tugashira inyota. Niwe mutsima w'ubugingo. Icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose. Ingeso zacyo zose nizo gukiranuka. Murumva ko atari ibuye, ni igitare gifite ingeso. Niyo mpamvu ko byagenda kose umwana agira amatwara y'uwamubyaye. Izo ngeso nari ngiye kuvuga ngo yazidusiga, nta wazidusiga kuko ubugingo buba mu maraso. Kandi iyo ushaka kumenya isano muzi upima ADN, upima amaraso. Ijambo riravuga ngo nimutanga umubiri wanyu mutarya umubiri munywa amaraso yanjye, nta bugingo muzagira. Tukaba twizeye ko turi abana b'Imana, nk'uko Yohana igice cya mbere avuga ngo abo ntibabyawe n'umugabo cyane ukwifuza ko umuntu babyawe n'Imana. Ngo bamwizeye bose yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ingeso zacyo zose nizo gukiranuka. Izo ngeso ni ngombwa ko aziha abana be. Si ukuzibaha nk'ikintu mu ntoke, nibwo bugingo. Ntabwo umwana w'Imana yakwibonamo umujinya, yakwibonamo inzika. Arababarira. Kubabarira ntabwo ari ugusakuza, ni imbere h'imbere. Uwakabaye umwanzi wawe ukumva ntaho muri wowe haba ububiko bw'umujinya, sibyo ra? Bw'agasuzuguro, bwo kwirata, bwo kwiyemera. Ubwo bubiko twabubona, aya tuzarwana n'ibindi. Umwana w'Imana afite kamere Mana, no mu ntambara aratuza, sibyo se? Urabona Dawidi, urugamba rwo gukiranuka yarwanye ku gihe cya Sawuli. Yarwanye intambara yo gukiranuka. Yamennye amaraso kuko mu muhamagaro we yari indwanyi, sibyo? Ariko ntabwo yamenye amaraso y'umujinya, ntabwo yamenye amaraso y'ubugome. Ntabwo wavuga ngo Dawidi ntiwamurega amaraso ya Goliyati, ntiwamurega amaraso y'Abafilisitiya. Yarwanaga intambara z'Uwiteka. Ntiwamurega ibigwi by'Imana. Ntabwo ari amaraso y'ubugome. Umuhanuzi aratubwira ngo iyo uvuze mwene so nabi uwamuteye inkota. Niyo mpamvu abana b'Imana base nayo. Nibyo turaza kukaririmba mu kanya dushaka gusenga. Ndashaka gusa nawe. Bavuga ibyiza, bavuge bene si byiza, n'ababi ntidushinzwe kubavuga ibibi byabo. Siko kazi kacu. Turi mu nzira iyobora imitima i Kalvari.
hatemba isoko inesha. Umwami Imana atubere ubwugamo, atubere ingabo. Uwanduye ntiyandura, handura uwejejwe. Niyo mpamvu tutakwirishinga umujyo w'abibumoso bo bavuga ibyo bashatse, batekereza ibyo bashatse, bijyanye na se. Ariko uwanduye niwe wirinda ikizinga. Imana iturindira ikirere, Imana iturindira imitima, iturindira ubugingo, irinde n'ibyumviro byacu ntihagire icumbi ry'ikibiri tubamo. Niho tuzaba tubaye abana b'Imana, Imana yatureba ikatunezererwa. Si byose musabire umugisha ababavuma, mukunde abanzi banyu. Siko ijambo rivuga, ariko ryarangiza rikavuga ngo guhora si ukwanyu, muzamu waronzeho amakara. Umucamanza arahari, uwitura Satani n'ibibi by'abantu bakora ntago ari twe. Imana iduha umugisha, iturindira iki kirere. Icyo gitare imico yacyo iratangaje, ni Imana y'inyamurava. Gutegeka kwa 2:32 murongo wa 4. Icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose nizo gukiranuka. Niho twakomoraga. Imana dufashe izo ngeso zibi zacu. Imanza zitabera iratunganye. Twavugaga kuri Dawidi, sibyo? Dawidi yabonye keshi uburyo bwo kuba yakwikiza umwanzi we Sawuli, sibyo se? Hari aho yamusanze, afata intwaro ze, afata ingabo ye. Hari aho yamusanze, aho yarimo kwihezura, aca agatambaro ku mwenda w'ikinyita cy'umwenda we, agira gutya, ajya ku gasozi ahamagara Abuneri umugabo w'ingabo za Sawuli, ati ntimwari mukwiye kubaho, ati iyo nshaka shobuja mbara yamukuyeho umutwe. Ariko yari umunyamahoro. Umunyamahoro se bibuza ubutwari? Ntaho bihuriye. Imana turindira ikirere. Yarwanye intambara yo gukiranuka. Niyo mpamvu kuba yari yarimitswe si we wagomba gukuraho Sawuli. Imana ikorera igihe. Niyo mpamvu yarakomeje aragira intama za se, si byose? Yari umushumba, bamaze kumusukayo ihembe ryuzuye amavuta, umwungeri ahinduka umucuranzi, sibyo? Kubera amavuta y'Uwiteka. Umucuranzi ahinduka umurwanyi, kuko yajyaga afata idubu cyangwa intare kayasamura, akayitanyura, agakuramo umwana w'intama. Ntabwo ari Dawidi, ni ugusigwa kwari ku hejuru ye. Ibyo byamubereye gihamya igihe cyo guhangamura Goliyati, kuko yabwiye Sawuli ati umugaragu wawe nishe idubu ntago wari uhari, nishe intare ntago wari uhari. Ati nimureke nkuri igisuzuguriro hejuru y'ihanga ry'Uwiteka, iriya ntakebwa nyishyire mu mwanya wayo. Ati se wa mwana we urabigenza gute? Ati ngiye mfite imyitozo. Bene data, hahirwa, sibyo? Muririmbyi yaravuze ngo dore nta cyiza burya nko kugira gihamya. Umwana w'Imana uwo ari we wese mu buzima bwe haba hari ibigwi by'Uwiteka. Kugira ngo udasenga Imana ya assemblée, sibyo? Senga Imana ya assemblée, senga Imana yo muri message, ni Imana nzima yawe. Wewe wifitiye bihamya. Itorero rifite ibihamya byaryo, ariko nawe ufite ibihamya byawe. N'urugo rwawe niba mwizera mufite ibihamya byanyu. Abana b'Imana ntibarera batazi uwapfuye, ntibabyina batazi uwavutse. Niyo mpamvu tuvuge nka ya mpumyi ngo icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba mbona. Iby'urusaku ngo ni umunyabyaha, iby'impaka ntibindeba. Imana iturindire muri gakondo,
Imana iturindire igitambo, Imana iturindire ubugingo, Imana iturindire ikirere. Ntituzi munsi n'isaha, ntituzi igihe impanda izavugira, ntituzi intambara zituri imbere, ariko si izacu. Umuririmbyi yaravuze ngo niyindindira umunani, sinzi iminsi yanjye sigaranye yo kuba muri iyi si ndimo, none nsigaye nzi Imana. Imana isingizwe. Dawidi baje kumuratira ko Sawuli yapfuye, ibyo bita kubika, ariko waje kumubika yarazi ko ibyo aje kumubwira urupfu, ibyago by'umwanzi we, sibyo? Ati none wowe mu mahoro uwaguhigaga yagiye. Ati ni nanjye ubwanjye. Bamuteye icumu, abona umuntu uri hafi yanga yuko bamushinyagurira, aramubwira ati mpuhura, sibyo? Fata inkota aramuhuhura, arangiye ajya kubiratira Sawuli, nako ajya kubiratira Dawidi, yibaza ko Dawidi ari bunezezwe n'urupfu rw'umwanzi we. Ntamenye ko Dawidi ari mu kirere cy'ijuru. Dawidi yarazi ko nubwo Sawuli yaje kuba ikigoryi, ariko yari yarasizwe n'Uwiteka. Si we wiyimitse, ni abantu basabye umwami, Imana iramubaha. Hari umwami wasabwe n'abantu, hari Dawidi wimutswe n'Imana, ariko ibyo Imana ikora Dawidi ntabyivangamo. Uje yaje amwiratira ngo ni ngewe umuhuhuye. Dawidi abwira umwe mu bisumizi bye ati mumukizeho umutwe. Ninde wakubwiye gutinyuka gukora ku wasizwe n'Imana? Wavuga ngo Dawidi saho ngaho niyishe, yishe ariko afite ifuhe ry'Imana. Mwibuke ko Sawuli yapfanye na Yonatani. Yonatani ni wa wundi wari warabwiye Dawidi ati genda Dawidi, wankundaga urukundo ruruta urw'abagore. Yari inshuti ye, kandi Yonatani yari umuragwa w'ingoma, ariko kubera ko yahishurirwaga, sibyo, yerekeraho Imana yerekeje, abogamira, yerekeza ubugingo bwe, yerekeza imbaraga ze, yerekeza santima ze, yerekeza amarangamutima ye aho Imana ikorera. Imana izajya iduha kudiserna. Haleluya. Kugira ngo tutavuma uw'Imana yahaye umugisha, tutareba nabi uw'Imana ireba neza, sibyo? Tujye tumenya aho Imana ikorera. Niyo mpamvu Sawuli yitaga Yonatani umwana w'umugore w'ikigoryi. Arabona umuntu ugiye kuzungura ingoma ya se, kandi ariwe wari kuzayiragwa. Ntabwo ibyo Yonatani yabirebaga, yerekezaga aho Imana yerekeza. Nibyo kiza, yerekeza aho Imana yerekeza. Tuzagendane n'Imana, tugendane n'abanyamugisha, tumenye aho Imana ikorera. Haleluya. Dusingize Uwiteka. Ariko discernement, gusobanukirwa imikorere y'imyuka, ni impano y'ijuru. Ese uzagendana nande? Uzateranira he? Ibyo gihe sinabimenya. Uwiteka azakwereka be. Kubera yuko akayunguruzo k'Imana ko ntigahagarara. Dawidi yarwanye intambara yo gukiranuka. Yonatani yigeze kubwira se, Dawidi yarahunze ari mu ishyamba kubera umujinya w'umuranduranzuzi w'ikuzimu wari kuri Sawuli. Umunsi umwe Yonatani abwira se atariko uriya mwana wa Yesaya, uriya muturage mufiki, ko Imana iri hamwe nawe, akaba yaradukijije igisuzuguriro, atari igihe cya Goliyati gusa, ko nuba tutabarana, ari intwari, akivuga imyato, akazana ibigwi, Israeli ikanezerwa. Uriya mwana mufiki, undi ahita asohora icumu, amutera icumu kandi ari umwana we, ararizibukira, rifata urusika. Aravuga ati ibintu byakomeye. Aragenda abwira ati ati Dawidi we, ati umusaza uri hariya yamaramaje, ati nanjye ubwanjye yaranyishe, ati gumire mu ishyamba. Ariko nkunda ijambo yamubwiye, yaramubwiye ati Dawidi we, ati komera, ati icyo nzi ni kimwe, ni uko ari wowe uzaba umwami wa Isirayeli, ati kandi nigiye uzakubera igisonga. Urumva ko ntabwo yari yerekeje ku isano umubiri ya se, yabonaga aho Imana ikorera. Hahirwa ubona aho Imana ikorera.
ntatera ibuye, ntuzifatanye na rimwe n'abatera ibuye ahari umugisha. Ese Imana iracyakora? Idakora, kuko umugambi wo gucungurwa ntabwo urarangira. Idakora, intore ziracyahamagarwa. Ikorera ese ko n'abantu bakomeye tubona ntibakenewe, hakeneye Imana ikomeye. Kuko urebye ibintu Imana yakoranaga n'umuhanuzi w'igihe cyacu, ntiyabikoranaga nawe kugira ngo akomere, yabikoranaga nawe kugira ngo izina ryayo n'ubutumwa bw'ukuri buhamirizwe. So kugira ngo izina ryawe iriyambura namu ryogezwe tumanike amafoto ye, ni ukugira ngo ijambo ry'igihe rihamirizwe. Muranyumva? Si ukubera umuntu. Turafatanya na Dawidi muri Zaburi 105 kuvuga ngo ntaba ari twebwe Uwiteka, ntaba ari twebwe Uwiteka, ariko izina ryawe aba ari ryo uha icyubahiro. Icyubahiro ni icy'umwami w'abami. Niyo mpamvu Sawuli na Yonatani baguye ku misozi hejuru, agahinda kararize, imiborogo yaracuze. Niho na Dawidi yarize, aravuga ati genda Yonati, arata ibigwi bya Sawuli, avuguye ukuntu yarwanaga atitaye kuko umwuka mubi wamufataga. Yarazi ko umwuka mubi wagomba kumufata kugira ngo ijambo Imana yabwiye umuhanuzi ryo kwimika Dawidi rishoboke. Ni ukuvuga ngo mu gihe Dawidi yagombaga kuzura imbaraga z'Imana, aho ubwami bwavaga hagomba kugiza umubi, birumvikana. Dawidi yarasobanukiwe imikorere y'ijuru, ntiyigeze amwanga. Mu rupfu rwabo yatatse n'ibigwi bya Sawuli, ataka n'ibya Yonatani, arababara, ariko arihanagura, aravuga ngo umurimo ni uw'Imana, n'abana b'Imana ntidukunda abapfa, sibyo? Ntabwo dukunda abapfa, ntidukunda abazimira. Ese ubundi umwana w'Imana arazimira kandi afite umushumba? Hari n'igihe tuvuga ngo umuntu yazimiye, wenda yakurikiye, yagiye mu mwanya we, ariko ntabwo tubizi. Igihe cyose impanda itaravuga, igihe cyose Yesu Kristo ataragaruka, ntabwo ducira abantu imanza, kuko ntituzi, si twe dushyiraho imbago z'imbabazi zayo. Siko bimeze? Nta nubwo aricyo twahamagariwe, haba ku rurimi ntiducira abantu imanza, ariko sinshaka, Imana ntishaka ko biba ku rurimi gusa, no mu mutima wawe wigira ucira urubanza. Imana niyo ibitse ibanga ryabaye. Hari icyo byadutwara ba? Kuko guca imanza biravuna. Uzajya ufata ko abantu bose ari beza, hari icyo byagutwara, ariko ibyo ntibivuga kugurisha ukuri. Oya, kugira urukundo ni ukuzura ukuri, ariko tukirinda amarangamutima adahuje n'imico y'iki gitare. Iki gitare imico yacyo iratangaje, n'Imana y'inyamuraba. Tukaba twabonye muri aho ngaho ni mu Gutegeka kwa 2:32 tuje mu Bakorinto ba mbere 10:4 ngo banyweraga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kuko kandi icyo gitare yari Kristo. Iri jambo ry'intangamarara naryo riduhe umugisha, sibyo? Naryo turiherwe umugisha kandi turifate umugabane. Reka turirimba akaririmbo katurongora mu masengesho. Turaza gufata iminota 30 mu kibwirizwa twari dusanzwemo, ariko n'iki gitambutse ni sawa. Tuba dufata ku mafunguro Imana iduha. Imana izajya idushoboza guterana nk'uko twabyumvise. Ntazagira umuntu kubeshya. Abatabonetse turabasabira, kuko Imana ari umukozi w'umuhanga. Naho ibyo kuvanguza urajya kubatekerereza ibyo wumvise, urabona byavamo? Ni ukurira ku munwa w'ikizu. Ibintu nk'ibi ngibi bigenda wabisubiramo, kuko n'uw'Imana bikoreyemo bikavugwa, ntabwo biba ari ibyo nawe. Imana imunyuramo, kandi no muri ako kanya nawe arimo afungura, kuko nawe ibiryo si bye, isoko si we. Tunywera ku gitare cy'umwuka cyamenwe. Ndashaka gusa nawe,
gusana z'umucunguzi bigeze kukumva ugurakaye shaka gusana wasengaga kenshi iherereye Kagusana Ugo Akwangaga Wituragina Adiriwe Yose Gashaka Gusana Washagawanu Urukumoga Kagusana Awana Tuse Sukabijis Namora Sinsana Usivaravizi Kizawa Sese nawe byuku Tinsana Sivaraizi Mukiza Zuha Sese nawe byukuri Mukiza Mizufa Sese nawe byukuri Reka dusengere hamwe ngakoze umwami wacu mwiza Mana inyamurava gitare kizima cyatumenewe mucunguzi wacu urera urakiranuka imico yawe iratunganye mwami haleluya Wanga ryawe ntituzagwa isari abana bawe ntituzaba imfubyi uko waherekeje Isirayeli Mana nkuko wafashaga basogokuruza niko natwe uzadufasha mwami ntituri twenyine inkingi y'umuriro ituri imbere aho bibaye ngombwa ikajya n'inyuma ikaduherekeza kugira ngo irwane n'abaturwanya ihangane n'imyuka ihanganye nawe muri twe mwami uduhe gukomera ku murage waturaza amahoro ntiwayaduhaye gusa waravuze ngo mbahaye amahoro yanjye ndayabaraze mwami uduhe kuba abanyamahoro nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo imbuto z'amahoro zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro uturindire gakondo uturindire ikirere uturinde umururazi wa kamere mwami ko turi abawe uduhe gusa nawe uhereye mu bugingo ndetse uhereye imbere ibyo byuzuye imbere aba ari ibyo biseruka akuzuye umutima gasesekare ku munwa ubwiza bwawe bubane natwe bube muri twe butube hejuru kugira ngo mwami izina ryawe rihabwe icyubahiro kugira ngo tube abana ba data nk'uko wabitubwiye ngo nimumera mutyo muzaba muri aba data bo mu ijuru ntitwabyiha ntitwakwihindura ariko turi imbere yawe ngo ukomeze mwami gusohoza umurimo wawe nta kindi gituma ijambo rimanuka ni ukugira ngo tube bashya
nuko umwami mu ijambo tugiye gufatanya mu kanya gato nanone, nubwo niri tumaze kumva atari rike, utwongerere dutahe tuguhimbaza. Mwami, tugiye no kugusingiza mu ndirimbo imwe, uyakire kubere umubavu uhumura neza, ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Turahaguruka dusingiza Imana mu ndirimbo imwe ivuga ngo amahoro Yesu aha abantu be, ntagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite. 171 dusingiza Imana kubw'uyu mugabane yaduhaye w'amahoro yayo. Akagero ntarondoreka, ajya amahoro Yesu. Haleluya, irengerema nawe irengera, nawe urabakuru neza gashira. Amen. Zaburi 136 turayisoma yose, twongere tuyobowe n'umwuka, tugira icyo tuyivugaho mbere yuko dutaha. Zaburi 136 turayisoma yose, mwihangane, ni iby'umugisha. Frère Nkusi. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Nimushime Umwami w'abami, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya, amen. Nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Mube mwicaye, turakomeza twicaye. Nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Mu ijambo rya cyangwa se ijambo ritambutse mbere, naryo ryafashe akanya, dusa n'abatanye ibibwirizwa bibiri. Hari umwanya twataye se? Ntawo. Twumvise ngo mu Gutegeka kwa 2:32 umurongo wa 8, murongo wa 8, Gutegeka kwa 2. Wowe uri mu isezerano wari ugiye mu kono wa mbere. Gutegeka kwa 2:32-8. Ubwo isumba byose yahaga amahanga gakondo zayo, igatandukanya amoko y'abantu, yashyizeho ingabano z'amahanga nk'uko umubare w'Abisirayeli uri. Manuka. Kuko ubwoko bw'Uwiteka ari bwo gakondo ye, Amen. Abayakobo ari bo mugabane w'umwami. Amen. 10. Ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu iwabo w'inyamaswa zihuma, arabugota, arabukuyakuya, aburinda nk'imboni y'ijisho rye. Ongera usubiriremo aho ngaho ngo ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu iwabo w'inyamaswa zihuma, arabugota, arabukuyakuya, aburinda nk'imboni y'ijisho rye. arabugota, arabukuyakuya. Sibyo? Gukuyakuya. Gukuyakuya. Nta muntu icyo udafitiye imbabazi ntiwagikuyakuya. Sibyo? Icyo udafitiye urukundo, mu Gifaransa baravuga ngo il prit soin, prendre soin. Soin. Kukuyakuya umwana, ntabwo umwanda w'umwana
wakunukira kirakatare wamubyaye niyo yaba arwaye iki nibyo sa ntabwo byashoboka. Ariko abagabo bo nabo bakunda abana, ariko harimo abarimo akantu uriya igise umuntu wese ari mu mwanya we. Umugabo aba ashaka umwana wabo umugabo, aba ashaka umwana wabo umuhanga, aba ashaka umwana wabo wa mbere, aba ashaka umwana we gusa. Ariko ibyo kuvuga ngo umwana yiyononye, umwana yabaye wa nyuma, umwana iyo aba mwana wabaye wa nyuma ahita abo wa nyina. Ngo narabivuze ngo ntago umuntu we bakurikiza. Nijye bakuri kandi imbuto ari yase. Umugabo biranyoroheye kuko mbivuga mbizi kuko nanjye ndiwe. Sibyo Ruberti. Yabaye umunyamafuti n'uwa nyina. Kandi nyamara nyina ni porteuse. Ubundi amatwara akomoka ku mbuto. Amatwara 80% abaraye uwatanze imbuto. Ariko umwana baye ikigoryi umuntu wa nyina. Ngo gengo ntago nari nde ntago navuga. Bo ariko ntacyo cyo twe dushimira Imana nuko umunyarwanda yaravuze ngo kwibyara bitera neza. Nuko ubugingo duhamiriza, ubugingo dusaba Imana buri nibyo dukomora ku isano muzi y'amaraso. Ntabwo turi abanyedini, ntabwo turi abanyakabeza, twabyawe n'Imana. Iyi mico y'iki gitare dushaka rwose ntabwo tuyigura ku isoko, ni isano. Dufite isano ikomeye. Turi abana b'Imana, ntacyo tuzabura. Ngo yabusanze mu butayu, abusanga mu ishyamba, abuvanayo iwabo w'inyamaswa zihuma. Mwibuka aho yagukuye naho yadusanze. Arabuhamagara, arabugota, arabukuyakuya. Turi mu ijambo rivuga ngo imbabazi zihoraho z'Imana nzima. La miséricorde éternelle du Dieu vivant. Imbabazi zirambirwa, imbabazi zivumbura, imbabazi zisaza ntacyo zatumarira kuko duhora dukeneye ubuntu bw'Imana. Tukaba dushimira Imana kubw'imbabazi zayo zihoraho. Ese aratukuyakuya, ese araturinda nk'imbone y'ijisho rye. Ku murongo wa 4 aho ngaho niho twari twasomye mu kanya ngo icyo gitare ongera uhatwibutse. Icyo nashakiraga gusoma hariya ni uko ijambo ryavuze ngo arabugota, arabukuyakuya. Ngo abana b'Imana nibo gakondo ye, sibyo? Nitwe gakondo ye nk'uko Imana ariyo gakondo yacu. Umurongo wa 4, icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose nizo gukiranuka. N'Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, iratunganye. Gloire. Icyo gitare ingeso zacyo ziratunganye rwose. Ni Imana y'inyamurava. Hanyuma twasomye muri Mukono ba mbere 10 kandi ntabwo dusubirayo, umwanya wacu ni muto. Ngo banyweraga ku gitare, ni Paulo wahamirizaga uko Imana yabanye nabo mu butayu. Ngo hari igitare cy'umwuka cyabaherekezaga. Paulo yahise asobanura neza ngo kandi icyo gitare cyari Kristo. Bivuze ngo soma mu Baheburayo 13:8. Abaheburayo 13:8. Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko zahoraho iteka ryose. Ongera usubiremo. Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko zahoraho iteka ryose. Yesu Kristo uko yari ejo n'ubu niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo ni wa wundi uko yari imbere n'ubu niko ari kandi niko azahora. Ese aracyari igitare cy'umwuka?
ese aracyari isoko y'amazi amara inyota? Ese aracyaherekeza ihanga rye? Ese aracyari muzima? Amina. Uko yari ari n'ubu niko ari kandi niko azahora. Ese aracyababarira cyane? Birubu ubukwe bwenda gutaha, imbabazi. Murabona ko ari cyo gihe zagabanuka. Ese aracyakunda birubu? Ubugeni ubukwe bwahumuye, ubukwe buri hafi, umugeni ategurwa yambikwa, umukwe amutegereje. Murumva ari cyo gihe cyo kubura imbabazi? Nicyo gihe cyo kubura imbabazi, nicyo gihe cyo kubura urukundo, nicyo gihe cyo kutuburira ineza? Oya, ahubwo nicyo gihe cyo kuzigaragaza. Ntabwo twicuza umuhamagara Imana yaduhamagaye, nubwo duhura n'intambara, nubwo duhura n'imijugujugu, ntabwo twicuza ubuntu Imana yatugiriye, kuko turi abatoni bayo. Kuba umutoni, faveur, ineza. Faveur n'ubutoni bisobanurwa ineza itagirirwa bose. Murasobanukiwe? Ubutoni ni ineza. Urumva Peter? Ni ineza itagirirwa bose. Ineza Imana igusha imvura ku babi n'abeza. Ikameza ibishyimbo, ikameza amashaza, Imana igatunga abantu bose. Si byose? Kuko Imana iragutse. Ariko ubutoni n'umugisha n'izi mbabazi turimo guhamiriza ni iz'ubutoni, ni izo gutoneshwa. Ubutoni ni inezwa idasangiwe na bose. Ibyo ni wo mugabane w'umugeni. Ese urumva bya? Ese umugabane w'umugeni waba rusange? Izi mbabazi turimo kubwiriza none aha ni izo ngizo. Ni imbabazi tugirirwa z'umwihariko kuzabaremwe, izabaremwe bose bagirirwa, natwe turazigirirwa. Natwe Imana iratugaburira, sibyo? Ariko ntabwo tugaburira twenyine, n'abatizera bagaburira, n'abayitukira bagaburira. Imana iragutse. Nuvuga ngo ibiryo byawe ngo bizarebwa n'abana bawe gusa, ngo nugura inyama ngo baboye ntibazirye, uzabura umutindi. Ngo urandira inyama neza, ese ko ari iz'inka? Urumva ababyeyi baraha rwose, mujye mugaburira abakozi, sibyo? Murwane no kubigisha isuku gusa. Ubundi watetse, ese ubundi watandukanya ibiryo n'uwabitetse? Urabimwima ku isahane, arabirira mu isafuriya, biciremo. Ni ukuvuga ngo umwigishe kumesa, umwigishe isuku, ubundi umureke arye kabisa. Imana ifite ibiryo, Imana igaburira ababi n'abeza, Imana igusha imvura, ariko hari umugisha w'umwihariko ugenewe intore. Gloire au Seigneur. Hari umugisha udasangirwa, kubera ko natwe abana b'Imana turi umutungo bwite, icyo bita mu Gifaransa propriété privée. Hari umutungo udasangirwa, si byose? Nirirwe mbivuga se nimubizi, ni muri bakuru. Hari umutungo udasangirwa, hari rero n'umugisha udasangirwa. Biratangaje, ariko niko bimeze. Iyo Imana ivuze ngo nanze Esawu nkunda Yakobo, si urwango nk'urwa Satani. Ni ukuvuga ngo namuteye ibitugu. Umugisha mfite ntabwo usagukira. Hari umugisha na Yakobo yari afite nako Esawu n'inka n'amagamiya byinshi nawe, ariko hari umugisha waherekeje Isirayeli. Uwo mugisha uza ahantu uri, usome mu Itangiriro 28:15. Itangiriro 28:15. Cumi na gatanu. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose.
kandi nzakugarura muri iki gihugu, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Imana ishimwe. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose. Ese murumva uwo mugabane ukuntu ukomeye? Imana si umuntu ngo ibeshye nk'uko Baramu yavuze. Iyo Imana ikubwiye ngo dore ndi kumwe nawe, jya uvuga amina. Imana iri hamwe natwe. Nzakurinda aho uzajya hose. Murumva iyo sinyatire, murumva iyo sheke? Nzakurinda aho uzajya hose. Shatse cyangwa namwe mushatse mwavuga nk'uko Paul yavuze mu Waroma 8, ngo Imana iri ku ruhande rwacu, umwanzi wacu azava he? Umwanzi wacu azava he? Ukidunda, dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose. Mbere yuko Imana iba hamwe natwe, iri hamwe nawe. Mbere yuko Imana iba hamwe namwe, iri hamwe nanjye. Nibyo Frank yavuze ngo kubera imyuka y'abatoneri yigisha kuzamurwa ryarabaye. Mwindate Ward Frank yaravuze ngo igihe cyose mukimbona kuri isi, mwibagirwe kubyo kuvuga ngo izamurwa ryarabaye, kuko niriba sinzasigara. Inkunda rubyino zikavuga ngo nukureba Frank, ntago ari ibyo. Ubwo buhamya bwa Frank bukwiye no kuba ubwawe. Nese umuntu wakwakira gute inyigisho zo kuvuga ko umugeni yazamuwe kandi ufite gihamya ko urimo kandi uzazamurwa? Mu gihe cyose ugihari nawe ntazamurwa ryabaye. Ibyo se no kubera Frank wenyine, ni umugabane w'abizera. Ahubwo igitangaje kinateye agahinda nuko n'uvuga ngo ryarabaye nawe atagiye. Nawe arabikubwira ari ku isi, ariko bo baba bigisha izamurwa ryo mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu muri Yohana 1:4 intumwa Yohana avuga ngo umwuka wose utigisha Yesu Kristo waje afite umubiri ni uw'antikristo. Kuko marayika yabwiye intumwa zireba hejuru, ziravuga ngo bayemwe bagabo bigarira nimwitahire, uko agiye niko azagaruka. Yagiye afite umubiri, azagaruka afite umubiri. Yagiye agaragara, azagaruka agaragara. Murabyumva? La parousie, azagaragara. Wimbwira ngo Yesu yaje ngo twazamuwe, kuzamurwa uko yari yazamuzwe niko ntabwo tuzazamurwa kandi ngo tube tugihari. Kera nari ndi hariya muri Matadi ahitwa muri Bakongo, babwira nyine mu Gifaransa, turetse no kuba mwarabaye enlevé, vous n'êtes même pas soulevé. Soulevé nuko nta nubwo mugendera hano mwe soulevé. Ufatanye n'isi, uretse no kuba enlevé, tu n'es même pas soulevé. Nta nubwo weze ngo tubabone nibura bagendera hejuru, bagendera wenda nko sibyo muri metero 200 vuga iti baragiye. Bo nta bantu baracyajya muri dushe. Niyo nziza mvuze. Uri wagira ikise warazamuwe. Ikintu cyo gishoboka gishobora kuvugwa hano, ariko nta kiza nko kugira gihamya. Imana yaduhaye umugabane mwiza. Dore nzakurindira aho uzajya hose. Izo si imbabazi z'Imana. Nzakurindira aho uzajya hose, nzakugarura muri gakondo. Imana yaratugaruye, Imana yaratugaruye, turi mu isambu yayo, sibyo? Kandi sinzakureka amasezerano yose atasohoye. Turabyizera? Ntasohoje icyo nakubwiye. Ijambo ryose ryahanuwe, isezerano ryose ryahanuwe rigomba kudusohoraho, kandi n'amasezerano meza y'umugisha. Turi babi, ariko Imana nziza yaduhamagaye ituzi, ifite umukoro n'inshingano yo gukora mu ijambo ryayo kugira ngo duse nayo. Icyo gitare, imico yacyo iratangaje. Iyo mico tuzayikura he? Imanuka mu ijambo. Ngiye ndemera kandi ndizera imbaraga zihindura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzababatura. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ijambo ritaduteza intambwe, ijambo ritatweza, ijambo ritabohora, sibyo? Ijambo ritarusha imbaraga kamere yacu. Twaba twaje kuryumvira iki? Turi hano kuko twizera ko ijambo ry'Imana rishoboye. Rirashoboye?
la parole de Dieu est capable. Souvent. Yesaya. Kada. Yesaya 5:5. Murongo wa 10 no 11. nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka, bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima. 11 nyine. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamira. Amen. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Rizasoza icyo nshaka. Nibyo navuga ngo la parole de Dieu est capable. Rirashoboye. Ntabwo ari twe dushobora, turashobozwa. Rizashobora gukora icyo naritumye. Rizasohoza icyo nshaka. Gloire au Seigneur. Ntabwo twumva amateka y'ubutumwa, ntabwo twumva amakuru ya message, turi hano kubwo kwizera ijambo rishoboye, rishobora guhindura, rishobora kubohora, nkuko umuririmbyi yavuze ngo umbohore buri mugozi untunganiriza imitima, rishobora gukiza, rishobora kwica ingeso mbi, rigatuma iz'Imana zisugira, zimera, zitoha. Nigeze gukora akazi ko gucunga ibigega bya HCR. Uzi ko igishyimbo kimera kigasatura sima, ukabona gisatuye sima kubera imbaraga z'ubuzima. Bene data bakundwa, iri jambo twizera twumva ritubwirizwa rirashoboye, rishobora kumena ahakenewe kumeneka, se byose rigahita rigasohoza icyatumye rimanuka. Ntabwo turano kogeza ababwiriza, ntabwo turano kumva amateka ya Branham na Frank cyangwa y'abapasiteri bari hagati yacu. Turi hano kwizera ijambo rishoboye, rishobora gukiza. Amen. Yakobo cyo cyambere mu rwa 17. Yakobo cyo cyambere mu rwa 17. Gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka. Haleluya. Ibyiza byose biva kuri se w'imicyo, le père de lumière. Imbuto ni umucyo, ubwiza bw'Imana ni umucyo, turamufite. So Manuka 18. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye, kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Amina. Ntabwo turi umusaruro nk'iyindi, nous sommes les prémices. Turi umuganura. Umuganura ni ibyeze mbere. Umugeni azabanza azamurwe, abandi bandi bazajya mu ijuru, bazaca mu manza. Ibyo ntabwo bireba umuganura. Niyo mpamvu nababwiye ngo umugisha tubwiriza, sibyo, ubutoni ntibusangirwa, ni umwihariko. Hejuru y'ibyiza byose Imana ikorera abaremwe, dufite gakondo y'umwihariko, nizo mbabazi zayo, ni ubutoni bwayo igirira gusa, bwihariye igirira umugeni. Hari icyo bidutwaye? Se w'imico, père de lumière. Ibyiza byose niwe bikomokaho, nta kiza kiba mu muntu, ariko iyo soko ni kama. Twabyawe n'Imana, twabyawe n'ijambo ryayo. Dusuriramo 18. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye, kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Mbere y'uko ijambo riduhindura,
ribanza kutubyara, sibyo? Abavutse ubwa kabiri bakabyarwa n'ijambo nibo Imana ivuga ngo sinzagusiga ntasohoje ibyo nateganije, kuko abo nibo bana b'Imana. Igihe cyose twabyawe n'Imana, umurimo w'Imana waratangiye, ntabwo uzahagarara. Iyatubyaye izaduha gusa nayo kugeza igihe ishusho ya Kristo izaremerwa muri twebwe. Abagalatiya 4:19. Ntabwo tuhasoma ariko uzahasoma. Bana banjye bato, ni Pawulo uvuga, abo nongera kuramukwa kugeza igihe ishusho ya Kristo izaremerwa muri mwebwe. Se turabyizera? Ni ngombwa. Iremwa n'iki? Ni ijambo. Muri ibi munsi y'ibi byondo binuka, sibyo? Il y a la fleur d'iris munsi y'izinzarwe, hari ururabyo ruhumura. Muri iki cyondo habitse impano ikomeye, hari imbuto y'Imana, iyo nta kizayibuza guseruka no kwambara ishusho yagenewe. Petero wa mbere, igice cya mbere, murongo wa 22. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo ubeze mukuri adusabira, twarabibonye. N'ubu umaze kweza ko ijambo nababwiye twarabyumvise hano. None ngo ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, ni ukuvuga uwiteguye guhobera ukuri, utarwana n'ukuri, sibyo? Yamaze kwiyejesha imitima we, kuko we icyo Imana izamanura mu ijambo azagihobera. Niyo mpamvu deja tumaze kwezwa, kuko ijambo ryo ntirizatuburira umugisha, rizazana n'ingeso, rizane mbese iyi kanzu y'umugeni umukwe ni uyidoda, nibyo? Twe turizera, asigaye Imana igakora. Komeza. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima. Urumva aho urukundo ruri, uburyarya burimuka. Kuryarya ni iki? Ni ukwereka umuntu icyo udatekereza. Ariko twebwe no kwerekana biragoye, kuko nta mwana w'Imana wagenda avuga ngo nakandebe gutyo. Ya tubaho nk'uko turi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo Pawulo ngo bana banjye batubwira Abafilipi, ababwira Abagalatiya ngo nongera kuramukwa, sibyo? Bivuze ko afite ibise. Gusa aho ngaho urumva adafite urukundo. Abwira Abafilipi ngo Imana niyo ntanzeho umugabo kubw'urukundo mbagirira mwese. Imana niyo izi urukundo ufitiye, niyo izi urukundo ufitiye abera. Ntabwo ukeneye kwiyeregura we gusa, Imana iguhe gusa, nayo nta muntu twiregura. Imana tumugisha. Umurongo ukurikiraho kugira ngo dusoze. Kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko mwabyawe ubwa kabiri, ongera. Kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Niko bimeze. Ijambo ryatubyaye niryo ritutunze, sibyo? Niryo riturera, niryo ridutunganya, niryo ritweza, niryo riduhindura, niryo riduha imico ya data, kandi ntirizayigaruka ku Mana ritarasohoza icyatumye irimanura. Tukaba turi imbere y'ijambo tudatongana naryo, sibyo se? Ahubwo turi imbere yaryo turihobera, nk'uko Dawidi yavuze ngo muhobere uwo mwana. Imana iduhane umugisha. Yesu ampa amahoro ye atarondoreka.
tarondoreka kandi mu byago byose ugomba nzajya nishima nguwe neza ndatunganiwe ineza ndatuje nguwe neza ndatunganiwe. Simyamiye yameshwaraoro menshi no kwibuka ko yenyeye ava mw'ijuru mbashe kuri ineza gatuje neza ndatunganiwe. Ibyaha byanjye yabyikoreye byose ntiyasigaje na kimwe byaba byose n'umusaraba we Yesu ashimwe amena ineza yatungatuje uwe neza ndatunganiwe. kubaho ni Kristo ndetse singitinya gupfa urupfu narwo ruzambirinda Yesu ineza gatuje uwe neza ndatunganiwe. iyo tunibwami mw'ijuru ntabwo ari kuzimumuba nitwubaza amanga tuzanezerwa tuzagaruka ryari Yesu ineza ndatuje uwe neza ndatunganiwe. uwe neza ndatunganiwe. amahoro atarondoreka, ineza, gutuza, kugubwa neza no gutunganirwa nguwo umugisha wihariye ufitwe n'intore. Reka dusenge turi mu kirere Imana yatumanuriye ntitwabura gusabana nayo. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi. Ishimwe ni iryawe, ikuzo ni iryawe, cyubahiro ni icyawe, utware, ubwenge no gukomera ni ibyawe. Hasigaye twebwe turabaragwa,
turi abatoni bawe bahawe umugisha udasangirwa na rubanda, wihariye uw'umugeni. Ibyo bidutera kugushima. Watuganirije ikiganiro kitaziguye, mwami, twakumvise tuzi ijwi ryawe. Ngushimiye mwami umugisha uduhaye, ngushimiye ijambo wamanuye, ngushimiye mwami ineza yawe. Uturindire muri iki kirere, uvomerere imbuto. Icyo tugushimira nuko ijambo ryawe rishobora kandi rishoboye. Wikorere imico y'iki gitare, turayikeneye, iratangaje, iraboneye. Uri Imana y'inyamurava kandi ntuyindagurika. Uko wari uri n'ubu ni kuri kandi ni kuzahora. Iki gitare cyatumenewe niwo amazi yacyo aracyadudubiza. Uduhe kuyanywa tunezerewe. Hasigaye tugusabye kutubanziriza imbere, utahane natwe. Tugusabye n'ejo kuzaduha umugisha. Dutahane n'amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Na ejo.